Ndagushuje kandi ndagushimiwe mukunzi wacu wakadasoka, we wamaze gukora subscribe kuri Shukuru TV official. Nawe utarayikora yikora aka kanya ujye ubona ibyiza byinshi tugutegurira kandi tuzajya tukugezaho. Turagushimiye. Ndabizi neza ko ukunda kuririmba. Niba utazi no kuririmba neza, nzi ko ukunda kumva indirimbo. Byagera kuzo guhimbaza Imana, izo mukunze kwitiza 350. Itoro ry'Abadiveniste w'umunsi wa karindwi rikoresha, maze bikaba akarusho kuko natwe tutazi kuririmba usanga batubaza amakorari turirimbamo, tukababwira ko twe turirimbiza 350, ariko ubundi ni indirimbo zo guhimbaza Imana. Iyo uganire na buri muntu ashobora kukubwira indirimbo akunda kurusha izindi bitewe n'amagambo arimo amwubaka, bitewe n'aho imuvana n'aho imugeza. Gusa zose ni indirimbo nziza kandi zandikanye ubuhanga. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka y'indirimbo ya gatatu. Uwayanditse ninde? Yitwa Ngwiki, ariko we wanyandikiye ngo nzayigukorereho. Ndagushimiye kandi namwe mwese mbahaye ikaze. Nge mugiye kubana, nitwa Tuyisabe Nelson. Amateka y'indirimbo ya gatatu mu ndirimbo 350 zo guhimbaza Imana. Iyi ndirimbo yanditswe cyangwa yahimbwe n'umusizi witwaga Kali Elizabeth Blake, maze iyi ndirimbo ayita Nzabona Yesu mu maso. Kali Elizabeth Blake ni umubyeyi wabonye izuba kuwa 22 Mutarama mu 1855. Aribonera Warden ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashakanye na Frank Blake. Kali Elizabeth Blake yabyaye abana 5, muri bo umwana wa kabiri witwaga Flora Elizabeth niwe wamukurikije mu kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Tuvuze ku mateka y'indirimbo nziza ya gatatu yitwa Nzabona Yesu mu maso, yahimbwe na Kali Elizabeth Blake, nitwabura kumvuga ku mugabo witwaga Galant Kalafastula wayihimbiye no muziki nino njyana ukunguko igenda. Iyi ndirimbo nziza ya gatatu yitwa Nzabona Yesu mu maso bayihimbye bashingiye ku magambo ari muri Bibiliya aboneka mu rwambere rw'Abikorino ibice 13 ku murongo waho wa 12. Haragira hati: Icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. None menyaho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose. Amena. Mbega indirimbo nziza twibutsa ko tuzareba Yesu mu maso turi kumwe mu ijuru. Nzabona Yesu mu maso umunsi azatujyana, niwe nzamwitegereza ko ari we wampfiriye. Uwo ndamutekereza ariko simurora. Umunsi uhiriwe uzaza, nzamubona ubwiza, tuzishimira imbere ye. Ubwishavu rishize, ibigande biganduwe. Mbega amagambo meza. Kali Elizabeth Blake yasinziriye kuwa 27 Mutarama mu 1934. Imyaka yaramye ni imyaka 79. Uwavuga ibigwi n'amateka bye bwakwira bugacya. Ubwo nkundira tubicumbikira aha, ahubwo tumushimire ko yasize aduhimbiye indirimbo nziza ya gatatu igira iti Nzareba Yesu amaso ku maso. Ndabashimiye kandi mwakoze cyane kuniza amatwi yanyu. Imana ibamera umugisha. Nge nitwa Tuyisabe Nelson kubwa Shukuru TV official.